ndagushuje kandi nguhaye ikaze nizere ko umeze neza waba udukurikira uri mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu nizere ko umeze neza. Nkwibutsa ko ikiri Beta Skills TV chaîne ya YouTube igenda igutegurira ibiganiro bigiye bitandukanye ariko ahanini tukaba twibanda ku buzima ndetse n'ubundi bujyanama bugiye butandukanye. Gushimiye cyane wowe wamaze gukora subscribe ukemeza kuzajya ubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye kandi ngusaba nawe ngo niba ari ubwa mbere ukurikiye ibiganiro byacu kuri iyi chaîne yacu ya YouTube bitewe naho wakuye iyi video, ndagusabye ngo ntubure gukora subscribe kugira ngo tuzajye tubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye uzajya ubasha kubona kuri iyi chaîne yacu ya YouTube. Kuko mubizi dukunda kubategurira video nyinshi zigenda zibanda ku buzima bw'imyororokere ndetse n'andi mabanga agiye atandukanye. Uyu munsi nkaba ngiye gusubiza bimwe mu bibazo bigiye bitandukanye abantu benshi bagenda bibaza ku byerekeranye no guca imyeyo. Message nyinshi nagiye nakira, bamwe bagenda bambwira ati uzadutegurira umuti, bamwe bambwira ati bikorwa gute, ugasanga ni ikibazo kiba giteye impungenge. Gusa ibi ngibi ntabwo bireba abakobwa gusa, ahubwo nawe niba uri umuhungu cyangwa umugabo hari byinshi uza kungukiramo ndetse ukaba wafasha umugore wawe cyangwa fiance wawe, kuko biba ari ingenzi cyane. Hari igihe bikenerwa mu gihe cyo kunoza amabanga y'abashakanye. Ndaza gusubiza rero ibibazo bigiye bitandukanye. Mbere na mbere turaza kureba guca imyeyo ari iki, turebe igihe cyiza bigomba gukorerwa, turebe uko bikorwa, dukomeze nanone tureba icyakubwira umuntu wabikoze, dore ko hari abahungu bamwe usanga babeshywa, ugasanga umukobwa ariko kwiyemera hati njye nabashije kuba nabikora, ariko kubera abahungu nta makuru menshi baba babifiteho ugasanga ntabwo abashije kuba yagutahura. Ibindi bigiye bitandukanye rero turareba akamaro kabyo, kuko ntabwo ari ukubikora by'umuhango gusa, turebe ingano nziza yo gukuna, turebe ibibi byabyo kuko nta kintu kitagira icyiza n'ikibi, turebe abatarabikoze icyo baba bicuza. Ikindi nanone turebe impamvu igitsina gabo gikunda igitsina gore cyaciye imyeyo, ubundi nyuma yaho ndaza mbabwira umuti bakoresha bari gukuna kugira ngo bibashe kuba byakwihuta. Guhaye ikaze rero, nkwibutsa ngo niba utarakora subscribe bikore aka kanya kugira ngo tuzajye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye biba byibanda ku buzima ndetse n'ubundi bujyanama bugiye butandukanye ku byerekeranye n'ubuzima. Reka duhere ku kibazo cya mbere rero kigira giti guca imyeyo ni iki? Ubundi guca imyeyo ni umuhango wakorwaga n'abakera, gusa nabo ubu ngubu bakaba bakibikora bitewe n'uko ari ishingiro ryo gutuma igikorwa cy'abashakanye kigenda neza. Ubundi guca imyeyo ndaza kubisobanura neza tuza kureba uko bikorwa. Ese ubundi bikorwa ryari? Ubundi mu muco wa kera umukobwa wabaga wararezwe neza yacaga imyeyo ari mu gihe bakunze kwita ubwangavu, ubwo ni hagati y'imyaka 12 na 14. Ahangaha yagombaga kuba yaca imyeyo ndetse bikihuta ntibibashe kuba byamugora. Gusa bikaba bitandukanye nabo ubu ngubu, kuko hari abo bigora cyane usanga ashaka guca imyeyo agiye gushaka. Ese iki gikorwa cyo guca imyeyo cyakorwaga gute? Ubundi mu muco wa kera guca imyeyo byakorwaga n'abakobwa babiri mu gihe babaga bari mu rubohero. Umukobwa akaba yarasutamaga, noneho rero munsi y'igice cy'ibanga icyo bakunze kwita rugongo hari utuntu tuba dusa nkaho ari tubiri. Utwo ngutwo nitwo umukobwa wundi mugenzi we yamufashaga kuba yadukurura, noneho kugenda ubikora igihe kinini uyu mwanya bita rugongo ukagenda ugabanuka. Umuntu wabaga utaragwiza rero akenshi bakaba baravugaga ko yambaye ubusa. Ikindi wamenya kuri ibi ngibi nuko ari byo bifashishaga kugira ngo bibashe kuba byakwihuta, ari byo bitaga ibikunisho tuza kubona mu muti wacu w'uyu munsi. Gusa nanone ntitwasimbuka ko ushobora kuba wabyikoresha wenyine. Iki gihe bikaba bisaba gusutama, warangiza ugacisha amaboko munsi y'amavi ubundi ukazajya ukurura. Gusa biba ari byiza gukururira rimwe, kuko ushobora gukurura uruhande rumwe ugasanga ntago biri kungana. Ikindi kibazo gikunze kwibazwa ku ruhare rw'abahungu, ese wabwirwa n'iki umukobwa waciye imyeyo? Ahangaha rero biroroshye cyane. N'ubundi iyo umukobwa waciye imyeyo ubashije kuba wamubona cyangwa wakora ku myanya ye y'ibanga, n'ubundi utu tuntu tubiri ubasha kuba watwumva, ndetse ahangaha na wa mwanya witwa rugongo uba usa nkaho wahenengeye cyane, ari utu ngutu bakunze kwita imyeyo tugaragara inyuma cyane. Ese akamaro ko guca imyeyo kaba ari akahe? Impamvu nyamukuru ikunda gutuma abantu babikora nuko byorohera igitsina gabo gutegura uwo bagiye guhuza,
urugwiro. Ubushakashatsi bwakozwe bukaba bwerekana ko umukobwa waciye imyeyo ari we ureta vuba ndetse akanazana amazi menshi, ibyo bakunze kwita kunyara. Ibyo akaba ari ibanga ry'umuco w'Abanyafurika. Ibi nabyo bikaba byihuta cyane iyo yaciye imyeyo. Si ibi gusa kuko usanga ahanini n'umuntu waciye imyeyo abasha kuba yabyara neza atabazwe. Gusa si 100% kuko hari abantu babagwa bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye, ariko iyo waciye imyeyo ntabwo ushobora kuba wabagwa uri kubyara bitewe n'uko imyanya yawe y'ibanga iba ifunganye. Nyuma yo kureba akamaro kabyo rero, ese ni iyihe ngano uba ugomba kugezaho? Hari abantu rero bakunda gukuna utuntu duto cyane ugasanga n'ubundi ntacyo tumaze, cyangwa bagakuna ibintu binini nyamara nabyo ntabwo biba ari byiza cyane. Ingano rero ikunze gukurikizwa akaba ari santimetero 6 kugeza kuri 7, akaba ariyo ngano nziza yo guca imyeyo. Abantu bakunze guca imyeyo rero usanga ahanini bakunze kugira ubushyuhe bwinshi ndetse bamwe bikaba byabaviramo no gusambana. Gusa ari byiza kubimenya kare kugira ngo bibashe kuba byagufasha kwifata. Ese umukobwa utarabikoze aba yicuza iki? Ahanini abakobwa batabikoze iyo bamaze kuba bakuru cyane bageze mu gihe cyo kuba bashinga ingo, usanga bahangayitse cyane kuko baba bafite ubwoba yuko bashobora kuzabasenda, ndetse abakera bakaba baravugaga ko nyirabukwe yamenagamo ivu. Gusa ibi ngibi ari byiza kubimenya kare kugira ngo ubashe kuba wakora iki gikorwa amazi atararenga inkombe. Ndatekereza rero n'undi wari watubashije impamvu abagabo usanga bakunda igitsina gore cyaciye imyeyo. Iki ngiki rero nkaba nagishubije kare, ari uko gituma kunoza neza amabanga y'abashakanye bigenda neza kandi bikoroha. Ese umuti bakoresha bari gukunisha bikihuta ni uwuhe? Hari igihe uba waracikanywe bitewe n'umuryango ukomokamo cyangwa naho ukomoka, ugasanga nta makuru wari ufite ku byerekeranye no guca imyeyo. Ese ni ibiki ushobora kuba wakoresha gukuna bigahita byihuta nawe ntujye uterwa ipfunwe no kutaciye imyeyo? Aribyo ngiye kuza rero nkugezaho nkubwira ngo niba utarakora subscribe please jya ubikora. Ahangaha niho uzajya usanga ibiganiro bigiye bitandukanye biba byibanda ku buzima ndetse n'ibindi bidasanzwe ugiye udasobanukiwe. Ahangaha rero ibyo bakunisha ni ibintu bigera kuri 3. Abantu benshi barabizi rero, gusa biba ari byiza no kugira amakuru uba wabimenyaho. Cya mbere hakaba hari amavuta y'inka, icya kabiri hari intobo, icya gatatu hari ikindi cyatsi bakunze kwita gutwi kumwe. Ibi ngibi bitegurwa gute? Ufata gutwi kumwe warangiza ukayanika, wamara kuyanika ukayisekura ikavamo agafu. Ako gafu rero uragafata warangiza ukakayungurura. Iyi gutwi kumwe ukaba uyiyungururira mu mavuta y'inka. Ibi ngibi iyo ubishoje ufata intobo, hari ya ntobo iba ifite utuntu inyuma tumeze nk'aho duhanda. Iyi ngiyi ntabwo ariyo tuza kwifashisha, turaza kwifashisha ya ntobo ibisa nk'aho inyerera inyuma, imeze nk'igoroje cyangwa imeze nka biye. Ndatekereza abantu benshi bazizi. Iyo ntobo rero urayifata warangiza ugasa nk'aho uyishyira mu rukoma, ukayishyira munsi y'ivu. Iyo imaze gushya rero urayifata ukayipfumura, warangiza ugakamurira utuzi twayo muri ya mavuta y'inka, warangiza ukavanga neza. Ibi ngibi rero ubitereka ijoro rimwe, ubundi ukazajya ubikoresha mu gitondo na nimugoroba ugiye kuryama. Iyo uri gukoresha uyu muti ntabwo ugendera ku myaka, waba uri mutoya cyangwa uri mukuru ubasha kuba wabona umusaruro. Gusa icyo utakwiyibagiza ni uko mutazabonera umusaruro rimwe, kuko umubiri w'umwana uba usa nk'aho ucyoroshye cyane kurusha umuntu wakoze imibonano mpuzabitsina cyangwa uri mukuru. Gusa hari n'abandi bajya bagira ikibazo ugasanga yarakunnye, ariko uko igihe kigenda gishira imyeyo iragenda igabanuka. Mu gihe wavuye mu mihango rero biba ari byiza kongera gusa nk'aho ukuna, niyo waba warashoje kuba wakuna. Gusa biba ari byiza kongera kubikoraho gato kugira ngo imyeyo yawe itabasha kuba yagabanuka. Ni ibi ngibi rero nakubwira kugira ngo tuzasubire ubutaha. Yari ikiri Better Skills TV channel ya YouTube, yagenda gutegurira ibiganiro bigiye bitandukanye, akenshi babyibanda ku buzima ndetse n'ibindi bintu bidasanzwe tuba tudasobanukiwe. Niba utarakora subscribe, gushishikariza gukora subscribe kugira ngo tuzajya twibanira umunsi ku wundi, tugenda twungurana ubumenyi ku bintu bijyanye n'ubuzima.